ariko rero iyi minsi rero ngo iri guhinduka ngo iyi minsi ngo satani ngo yayigezemo ariko sha reka mbabwire sha koko ku buryo se umuntu azajya gusezerana yambaye ese yaba yarara iyi niyo sitiri igezweho ugashyiramo inkweto zo mu bikopo uzi umuntu ahubwo wajyana ibirenge ejo bundi umuntu umva mbabwira umuntu ejo bundi mu mubiri usezeranye yambaye ikote ndavuga ati ni ukuri kw'Imana ninjya gusezerana nanjye kandi urabizi ko mfite ubukwe njye nzagenda nawe Yesu nawe nakubwira nta mugeni wakwemera ariko mani wakwemera buryo uko nabonye ejo bundi ndoretse kureba ku rubuga nabonye umugeni wambaye uruntu rumeze ariko si kuri 29 ngo ntihazasezere aha uzamesha yareba ubukwe nzakureba ariko nzareba ubwo bukwe wambaye bote Tuzaimbaza, tuzanezerwa, tubonye uwo mukunzi mwiza. Tuzavuza impundu kandi ducurange, tubonye cya gihugu twasezeranijwe. Ayiwe n'umunezero Amina ariko Amina aba bageni bacu murabona ko baberewe Nyiramusambi aba bageni umugeni wacu Nyiramusambi sorry pastor warikurira imwe narikurira reka mbabwire amazina yabo Kiyoni yasezeranye na Nyiramusambi none watwikurura umugeni wawe ukereka imbaga y'imbaga yateranye hano hari n'ibyishimo
none se abaye iki navuga iki none se nyiramusambi mwiza twabonye umugabo mwiza se kiyoni none Pastor, uko mwabonye umugabo mwiza nari nzi ko tuje gusezerana kumbe wagira ngo aje mu muganda. amusezeranye na Gatuza ubu nyiramusamba isezerana na Gatuza yego ariko uragura reka umwana Mari ujya sumutereta. Ikimana yifatanyirije mumubaza niba Ikimana yifatanyirije ntihakagire igitandukanye ndetse mani shari wanjye Ikimana yifatanyije ntihakagire ngaho Gatuza tuzanira impeta mpambike umugeni ariko rero hari akantu nari namuzanye iby'impeta se urukundo ruruta byose impeta ntabwo ari amataratara uko nabigenzane ngaho bazi impano urukundo ruruta byose ibintu uri gukora ntabwo pasiteri arusezeranye urukundo tutabaye funga nkurikije ububasha mpabwa n'abakirisitu ndabasezeranyije mujyane ndamutwaye urakuba udutiki oya nakubwiraga ngo gotiri kure ubundi si uzakura mukaza wambaye nta bucuti bwawe nta bucuti bwawe nge umva iyo ubona abantu hari umugore ureba ubu si wowe wibaza ko mugiye basigaye reka cyagiye turi mu nama nge mfata icyuma nge nyitira telemani wowe shigikamenye abandi nyine baramujyanye undi se waje ese man ubundi bote nini uzi ukuntu uko ngurimo siko bote turabitanga umva nkubwira uzi ko twageze imbere ya pasiteri bamwe bakiruka udusimba twari turi hejuru hahandi hejuru mu rusengero uzi ko twagurutse n'ureba gusa yangije ubuducike ahubwo bari mu gufura ahubwo inama nakugira ariko uriya mukobwa nzayakumisha umva nyine inama nakugira cika bataraza kumufata kuko wangije ubuducike naho ka gasore kamujyanye ariko mani iyo nama ungiriye niyo ariko uriya musore we cika mani cika batakugira